Welcome today to the channel X-Motion TV. Kandi mwakoze kuza kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi nanone nkuko duhora tubibabwira nkuko tubibasezeranya abatumirwa tuzaza tubabaha uko bwije nuko bukeye. Hanyuma rero mwakoze neza kuza kubana natwe muri iki kiganiro ndetse kiri guhita ku muyoboro mugari witwa X-Motion TV kinyuzwaho nyine niho iki kiganiro gica n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Nje uri kuri mikoro Ndindayisaba Theogene. Nkuko rero ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu kandi bidakunze kubaho kuri uyu munsi wa none. Mwakabyara namwe murabibona umugabo wikwije hano amapeti ku rutugu murabibona namwe amasaraba kuri uyu munsi. Rero uyu munsi ni ku cyumweru nkuko duhora tubibabwira n'ubundi umunsi kuri iki cyumweru duhora tubibabwira yuko buri munsi tuzaza tubategurira ibihe bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye iki? Twabazaniye umwe mu bakunzi muzi cyane, ngira ngo namwe mukimara kumubona hano mwahise mwibwira uwo ari we, mwamumenye cyane. Kuri iki cyumweru rero reka tumwakire n'ubundi mwebwe muri kubireba muri hano kuri X-Motion TV. Ariko mbanze nkwibutse wowe uri kumwe natwe, dukorere kuri subscribe nimba warabikoze kandi ni byiza, kora kuri like, iyo like nayo ni ingenzi. Hanyuma niwumva ubishimye ubihe n'abandi kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro. Kandi turakwibutsa yuko kuba tugeze hano ari kubera wowe. Murakoze rero. Hanyuma reka twakire uyu mutumirwa wacu n'ubundi nkuko duhora tubibasezeranya. Twamubazaniye nubwo kumubona ntago ari ibintu biba byoroshye, tumubona kuri social media zigiye zitandukanye, aca hirya no hino, ariko se ni muntu ki? Musore, nimbura umusore, nimbura umugabo, uko biri kose uri umugabo kuko ufite ubwanwa indeshyo yawe. Mbabwire yenda nuko hasi tutari kuhafata, ariko n'umuntu ufite nka metero imwe na santimetero nka 85 gutyo cyangwa se 80 gutyo, ariko ni muremure pe nka 85. Namwe muramubona, wakwibwira abantu baguhanze amaso, abantu bari bagutizeho kukubona, abantu bateye comment baravuga bati niwe byanze bikunze, ariko nubundi niwe waje. Mwafomboje kandi mbibabwire ko mwafomboje. Hanyuma rero kari murakoze cyane kumpa ikaze ndetse no kuba mwanyakiriye. Amazina ni Rikizo. Abantu benshi kumenyereye muri sinema zitandukanye, ari muvi nagiye nyina nyinshi zitandukanye, ariko ubundi korerwa kuri X-Motion TV niyo ndi gukoreraho. Hanyuma ntago wibeshye, ntago wagiye kure, muremure byo bihagije. Wari uri kubitomboza neza ko afite metero imwe na santimetero 47, harabura 13 ngo nuze metero 2. Hanyuma ndi umugabo, Kapiteni Rikizo, abariho nkoresha muri sinema. Ndumva ari byo ngibyo. Hanyuma rero kuri itariki ya 14 kandi z'ukwezi kwa 9 nkuko kuri iki cyumweru tuba twabibabwiye, ngira ngo mu cyumweru cyashize twari turi kumwe n'umutumirwa wacu mwaramubonye witwa Grace, ariko tubasezeranya yuko kuri iki cyumweru tariki ya 14 nanone z'uku kwezi kwa 9 tuzabazanira undi mutumirwa twari twamubabwiye. Nkuko ku itariki n'ubundi ku itariki 7 z'icyumweru cyashize hari mugenzi wawe hano. Ku itariki 7 hari witwa Marie Grace, umunyempano nawe ukinira kuri X-Motion. Niyo mpamvu mise mbihuza, kuko ku cyumweru twari turi kumwe n'ubundi n'umukinnyi wa filimi cyangwa sinema nyarwanda ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 9. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa none ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 twakiriye nanone undi mukinnyi wa filime uturutse muri X-Motion TV. X-Motion TV ni Rambi
Nirambe rwose nirambe. Cyane. Ese X-Motion TV kuri wowe ivuze iki? X-Motion TV ndi umwe mu bantu bagize uruhare kugira ngo ishingwe. Ivuze byinshi rero kuri njyewe kuko ni urubuga, ni umuyoboro twashyizeho kugira ngo ufashe abanyempano kuzizamura ndetse no kugera ku ntumbero ku ntego zabo bafite, bagire urwego rumwe bavaho n'urwo bageraho. Ntabwo nishinze ku bitekerezo cyanjye njyenyine, hari abandi twafatanije twicara hamwe turitekereza tuyishyiraho. Nyifata nk'ikintu gikomeye kuri njyewe. Hanyuma mu kiraho rero reka natwe dutambuke neza. Buriya ikintu cya mbere ni ukumenya ngo amazi yageze wa Ndabaga, tubanze dufate ku mazi tunywe. Nimubona duciye muri kamera ntimugire ngo nta kindi, tugiye gufata ku mazi tunywe. Amazi buriya ni ingenzi, atuma uko biri kose ijwi ryacu nk'abanyamakuru ritambuka neza. Ariko nkuko yabibabwiye n'ubundi ko yitwa Nsengiyumva. Aho ngaho nari narahagera, navuze kuryo nkoresha muri sinema, navuze Rikizo. Ariko nayo ngaho n'amazina y'ababyeyi banyise, ntabwo nahakana. Yitwa Nsengiyumva Eric. Nsengiyumva Eric. Nsengiyumva ni izina rivuze iki kuri wowe? Nsengiyumva, yego, urumva buriya iyo ntekereje, umva biba harimo ishinga ebyiri. Gusenga, harimo gusenga no kumva. Ngo rero ubusenga ukabusenga Imana yumva. Ni Nsengiyumva rero buriya papa yararebye, yari amaze igihe asenga. Umwana w'umuhungu avuga ati burya asenga Imana yumva. Papa yarasenze, ariko bigaragare ko n'ubundi ntago ubwo yaramaze igihe akubuze agutegereje. Yaramaze igihe anegereje. Yes. Aravuga ati Imana yanjye uzame Nsengiyumva. Eric twigene muri industry ya sinema nyarwanda. Wakunze kugaragara mu mafilimi menshi ndetse no kugaragara kuri social media ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye. Ariko kuri iyi saha turakubona cyane kuri X-Motion, ariho hantu uganje cyane. Ese Eric, umaze igihe kingana iki uri muri industry ya sinema? Igihe mazemo rero kinini, ko maze imyaka igera muri 4, nutangiye 2021. Umva 2021 kujya 2025 ni imyaka 4. Ni imyaka 4 yose? Uri muri industry ya sinema nyarwanda? Yego. Ni myinshi. Industry ya sinema nyarwanda ivuze iki ku banyarwanda bayikina? Industry ya sinema mu Rwanda rero nuko benshi batarabisobanukirwa cyane, ariko ubundi ngiye kubasomye ku mazi kambenya ndetse mbanze ngira icyo mvuga kuri industry ya sinema. Nawe urashaka kunywa ku mazi se? Wanze iki kiganiro kitumesheje amaso kikaze. Okay, industry ya sinema rero mu Rwanda, iyo twongeyeho mu Rwanda n'uvuga ngo twinjiye mu gihugu cy'u Rwanda, hari benshi batarabisobanukirwa ngo bifate nkaho ari akazi, cyangwa ari ikintu wakoramo nka business. Hari benshi bakifata nk'ibintu biciriritse bakabikeresa, bakaba hari abantu batinya gushoramo amafaranga, cyangwa ukaba wakina filimi ikaguma aho ngaho ntirebwe, ntabwo abantu barayumvamo cyane, ariko ubundi ubona ko ikiri hasi. Okay, reka tujye ku izina bakwita. Nimba ari ryo wita sinzi, banza usome ku mazi. Iki kiganiro kikunywesheje amazi, ubanza ari cyo kiganiro cya mbere ukoze kikakunywesha amazi. Kinywesheje amazi. Kikunywesheje amazi. Hanyuma tujye ku izina bakwita Afande Rikizo. Afande Rikizo. Twigire muri icyo kintu, muri iryo zina bakwita cyangwa iryo zina wiyita, muri iryo zina ufite
izina risa nkaho riganje kandi ari rigari ku isi ndetse buri hose buri hamwe hose. Iryo zina Afande Rikizo ni iki kuri wowe? Iryo zina Afande Rikizo rero ntabwo napfuye kuribona gutyo gusa. Narakoze. Wakoze iki? Nakoze movie. Ako n'amakosa twarayakoze. Na movie turazikora, urumva kugira ngo abantu bageraho bavuga ati na Afande Rikizo, hari byinshi baba baragiye bakubonamo bakavuga ati koko ni Afande Rikizo. Iyi movie nagiye ngaragaramo nda Afande, niho iryo zina ryavuye. Ariko se tujye mu bisanzwe, urabona ko wambaye nka gisirikare, uri gushaka iki se? Gushaka akantu ko kwihanagura. Wihangana hano muri studio twagituha. Studio ntabwo mugihe ibyo. Cyakora uri ku buhanga bw'ibyuma hariya yaguhereza ka papier mishwari ari inyuma y'amamashini. Uri ku buhanga bw'ibyuma yaguhereza, hanyuma twikomereze ku izina. Urabona ukuntu wambaye hindeshye metero 1 na santimetero 70. Ni ibintu bigusa. Inyuma ya mashini ya kabiri hasi karahari papier mishwari inyuma ya mashini ya kabiri. Dukomeze niyo kabura ntari. Kandi yoze wamwe amazi yakwishe n'icyuya cyaje. Ayabazi. Ibiganiro birahaye, ikiganiro cyakunywesheje amazi. Ni uwo mwenda wambaye? Oya. Yego nawo ubigiramo uruhare. Reba inyuma ya microphone. Yes. Karahari na kandi reba neza. Kazane rwose. Hano hino inyuma ya microphone, iyi headphone nini. Okay. Hanyuma iyi myenda wambaye, uyu mwambaro ntabwo wegeze ubaho umusirikare mu bisanzwe bitewe n'imyitwarire yawe, imigendere yawe, imikorere yawe uko bakubona, ntabwo wegeze ubaho umusirikare? Umusirikare nabaye we ngo mu ngabo zirwanira za gisifari. Oya. Nizo muri X Motion TV. Mu gihugu. Mu gihugu cyo kukarwa harano twakoreye two kukarwa k'ibyaha. Ubwo abaye mayibo. Yes. Urumva aho hantu uranyibukije ko zasunyibutse buri. Jana nakumbura. Hano hitwa kukarwa k'ibyaha. Urumva twagiye. Gaherereye he? Kandi ni kukarwa nyine k'ibyaha. Ikaherereye mu cye gihugu. Urumva ni ahore rekane kuvugana gaherereye. Ikabubwira ibikaranga. Tukajyaho hari ibyaha byinshi. Hari ubusambanyi, hari inzererezi, imbobo, ubujura, n'ubwicanyi, biki ibyaha byose byari bihari. Twajya rero tugiye gukomera ibyo byaha. Twagiye turi abasirikare benshi, ako misiyo twagezeho yarashojwe. Ako hantu njya makumbura. Niho rero urumva nakoreye igisirikare, niho navuga twakoreye kukarwa k'ibyaha. Ubwo ababyumva barabyumvise, iyo uvuze rimwe twe twumva inshuro nyinshi. Iyo uvuze rimwe twumva inshuro nyinshi nyine. Nuko nicyo cyo birumvikana, uniform nziza. Hanyuma kwambaye uniform iriho idarapo rya Amerika, hariho inyenyeri ndazibona ku ntugu. Ntabwo ari irya Amerika, niryo muri X Motion. Ntabwo ari irya Amerika, ahubwo iryo darapo ni iryahe? Niryo muri X Motion. Niryo urabona rijya gusa n'irya Pakistani. Yes, ni Pakistani gutya hagati aho ngaho. Ako ntabwo ari ryo. Kano kantu gaforumye gutya ho ntabwo ariho ariko rimeze. Urabona umwihariko wa X Motion ni uko rimeze.
ubwo nibyo ntago ni wambeshya idarapo rya X-Motion TV. ubwo nibyo ntago wambeshya okay hanyuma rero reka twikomereze iyo hanyuma misiyo yaje kurangira neza akarwa k'ibyaha turagasukura ubu gasigaye kameze neza yego nta byaha bigihari okay hanyuma hari filime iheruka gusohoka yitwa ngo ni birthday niki Vava birthday Vava Vava ari wakoresheje uba ni Valentina twarahinnye yitwa Vava yari yagize birthday. Ese izina Valentina na birthday mu bitandukanyiriza birthday urumva birthday ni umunsi w'amavuko Vava rero ni izina ry'umuntu nyina niryo Valentina nyine Valentina wari wagize birthday wari wagize isabukuru ya Valentina ni disobanura iki busanzwe izina Valentina nk'umwanditsi wayanditse umva yarazi Valentina icyo risobanura. Valentina ni izina risobanuye iki? ntabwo ndibije mu busobanuro bw'izina Valentina kubera yuko utazi wabyanditse icyo yaragendereye uko ntazi wabyanditse icyo yaragambiriye ahubwo ushobora yenda gusanga ubusobanuro ntanze butandukanye n'ubwa Valentina asanga birabusanye ngomeze mbikipinga ari ubucecetse ntabwo byiza gutangaza ibintu ntazi neza. Hanyuma iriya filime wayanditse ese ujya ubamo umwanditsi rimwe na rimwe iriya filime yanditswe nande undi mwanditsi wanditse ubwo ntago nayikubazaho ntazi icyo yaragendereye na sije yarashatse kugaragaza n'icyo yarashatse kugaragaza gusa nk'umuntu twakoranye rumva yarasobanuriye rumva iriya ni party ya mbere twatangiriye kuri bidiyuri ya Vava ariko urabona iki kizakurikiraho umuvandimwe we yahuye n'ishuti bari baraburanye bishimira kongera kubonana kizakurikira ibice bizaza nyuma bazurumva urukundo rwabo bazarukomeza yaba Vava na Sheri we nawe yarahari yamufashe guserebra bidiye ndetse no muvandimwe wa Valentina nawe urukundo rwe narwo ruzakomeza niyo shuti bari baraburanye. Yego urakoze cyane rero reka dukomeze n'ubundi muri ibi bintu. Ese uri umusore uri umugabo risingo tugire urakoze ku kibazo mbajije Eric ubisurize rimwe Eric cyangwa Fanderikizo ni mu ntoki urumva kapiteni Rikizo cyangwa Fanderikizo ntago akiri singo kameo ndi umugabo w'imyaka 35 urumva ndakuze ntago ndi singo. Ufite abana bangahe se? Abana bo tujye tubishyize inyuma y'amarido tuzabigara ko mu kiganiro cy'ubutaha. Ufite umugore se? Hari abakobwa bashaka kuvuga kira gisore mwana. Hari umwe mu bakobwa njya numva abari kuvuga kuri hariya abari kuvuga hariya kwa Kaman ngo dore nka kiriya gifite urudi ngo waba katigekawa hari rero ushobora kuvuga ati dore kiriya gisore kirekire wakima kiriya buri abantu bagufi bakunda abarebare bagakunda abagufi uko nguko niko bimeze abatoya bagakunda ababyibushye bagakunda abatoya sibyo hanyuma kandi abantu b'inzobe bakunda ibikara bigakunda iki ab'inzobe uko niko bimeze urumva rero hari abashobora kuvuga uti single search ese turi kubona ku ntoki zawe nta kintu kiriho cyerekana ko utari single nta kintu kiriho cyerekana ko utafashwe cyerekana ko wafashwe tubwiza ukuri ufite umukunzi ntabwo ufite umukunzi uri fiyansa ahubwo ufite umugore warashatse yego narashatse ntabwo ndi saci navuye ku isoko ubwo nyine abari batangiye kuvuga ngo kiriya gisore bantu ntihazagire umwibeshyaho ntabwo akiri umusore uyu ni umugabo yenda ntimurabyara ntabwo turabyara ubwo byumvikane ko mushatse vuba
ntago mwegeze muntumira ngo nzinyweho nyine nibwo busambo bwanyu bishaka ko twari tutaramenyana yangane tuzagutumira. Okay, urakoze cyane rero. Twari tukiri kuri Fanderikizo ni muntu ki? Continue. Fanderikizo ntago ndamusobanura. Fanderikizo rero urumva nayo imaze kuvuga status yo kuba aryo bwo ni bimaze gusobanura ko ntari singo. Yes. Hanyuma ikigezweho rero ni umukinnyi, icya kabiri n'umukinnyi wa filime. Umva akora abarizwa muri industry ya cinema nyarwanda. Hanyuma Rikizo rero ni umugabo muremure uko watangiye bivuga, afite metero 1.47 ku biro 96. Hanyuma ibindi nongeraho nibyo ngibyo. Fanderikizo uhabite toi. Hanyuma ntuye Remera aho bita mu Ruturusu. Tuye mu Runturusu, ni mu Nturusu? Mu Ruturusu Remera. Fanderikizo ufite ababyeyi bombi? Ababyeyi bo nta numwe. Fanderikizo uvuka he? Hano uvuka. Fanderikizo rero avuka mu ntara y'Amajyepfo, karere ka Huye, umurenge wa Mbazi. Okay, Fanderikizo ufite imyaka ingahe? Nigeze kwivugaho ufite imyaka 35. Urezi. Bambe warakuze. Ndakuze. Okay, Fanderikizo niki kintu cyakubayeho mu buzima bwawe cyakubabaje kugeza kuri uyu munsi utashobora kwibagirwa? Ikintu cyambabaje rero n'ubu ngubu ngiye kingiraho nshoke. Ni umunsi nabuze mama. Ngwakabura kaboneke ni nyina umuntu. Mama ni umuntu ukomeye. Ni umuntu ukomeye. Ona ni uwo dusengera mu bintu byose tuba turimo. Ni umuntu utera imbere ntababare. Ni umuntu ukifuriza ibyiza buri gihe. Urumva rero ubuze ikintu kigeze mu buzima bwawe. Basori nkomeje kandi nkwibutsa yuko ushobora kuza hano kandi kuri Igis Motion TV hanyuma ugakora subscribe ukabana natwe kandi muri ibi biganiro kuri itariki ya 14 nkuko nubundi buri cyumweru dusanzwe tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ku isaha y'isa 8. Komeza kubana natwe uryoherwe n'ibiganiro turi kukugezaho. Hanyuma Fanderikizo ni iki kintu cyakunejeje mu buzima bwawe? Ikintu cyanejeje shobora rero nta kintu kinezeza nko kuba uko ufite Imana mu buzima bwawe. Ngewe umunsi wanejeje n'umunsi nakizwaga. Nubwo abantu benshi bavuga uri umukristo? Ndi umukristo. Shima Imana. Usengera he? Sengera muri ADP. Hanyuma se komeza umbwire ndumva mfite amatsiko ndakubwira. Yubwiye ni buriya nta kintu kineza nko kuba ufite Imana mu buzima bwawe. Yego. Bituma wumva ko uri mu burinzi bw'Imana ndetse ibyo ukora nabyo bikurushaho kugenda neza bitewe n'umubano ufitanye n'Imana. Nimvuze ni buriya umunsi wanejeje n'umunsi nakizwaga. Hari abantu baziye ndango abasirikare ntago basenga ntago bakijijwe ariko natwe turasenga. Okay, urakoze cyane. Ngize amatsiko ariko ndavuga nti ko ndi kubona ugenda kuri Instagram uriho, Twitter uriho, Telegram uriho, Facebook uriho, hari niyo bita TikTok na YouTube nayo uyiriho ugenda ubu mu stari mbona ku ma status stati y'abantu nyine za WhatsApp mba ngenda nkubona. Ese kuri kuba icyamamare muri ibi bihe aho waba nawe uri kwitegura gupfa ko ndi kubona ibyamamare ubaye icyamamara hitapfa? Ubushize ku cyumweru idateki nababwiye yo ku itariki 7 hari mugenzi wanyu witwa Grace Marie Grace wo mukinnyi wa filime nawe uri kwamamara cyane
hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kuri social media arimo aragenda araboneka utuvideo twe twishi mubwira ko ari ku umusitari nawe iri jambo ngiye kukubwira nawe nararimubwiye nabwira ni kuko duheruka gupfusha umuntu ngira ngo ejo ku itariki bambe kuwa mbere ku cyumweru hari 7 hanyuma kuwa mbere ku itariki 8 niho gogo yashyinguwe muri Burasirazuba muri Rwamagana aho yavukiye. Wowe niko tugenda tubona abandi basitari ba Iva Bravani ba Nkusi uramuzi bakundaga kwita Yanga Thomas ba Jay Paul uramuzi bitaga Twishime hakaba abitwaga Kizito abo bose ko abagiye baba basitari benshi bagiye bahari benshi bagiye baba basitari ariko iyo wajyaga ku rwego ruri hejuru hari n'undi witwaga Dorimbogo na uramuzi kandi nawe ndumva yitwaga Vava yego cyangwa se Valanti ko bagenda baba basitari bagapfa we nawe waba uri umukandida w'urupfu. Icyo ngicyo ntabwo ari ikintu umuntu aba akwiye gutinya cyane cyane ko umuntu uri mu isi wese umuntu wavutse aba ari umukandida w'urupfu kandi kuba umusitari ni ikintu utahagarika uvuge ngo watinya kuba umusitari ngo kugira ngo udapfa waba we waba utari we n'ubundi uzapfa. Ikibazo ni ukumenya ngo upfuye usiziye nkuru cyangwa usiziye nkuru nyine ni iki wagezeho ni iki wakoze ni icyo ngicyo ugomba gutekerezaho. Okay, tumara amatsiko. Hari benshi bavuga ngo iyo ugiye muri sinema nyarwanda ngo kuramo ingeso mbi ukaba umusambanyi ibyo uri gukina ukaba byo. Tumara amatsiko y'insanganyamatsiko ya sinema nyarwanda ubundi tubwiza ukuri ibanga rindi ririmo rishobora gutuma buri muntu avuga gutyo ngo icyo ukinnye n'icyubacyo ngo nuko wabona umwana wawe wagiye muri sinema nyarwanda ngo ubwo nuburara n'iki tubwiza ukuri. Okay, urakoze ku icyo kibazo kuko rimwe n'imwe ari n'igihe njya ndayiregitinga njya nyibwira n'abakinnyi iyo ni imyumvire iciriritse itagira ahantu kugeza ubundi uba ugomba guhindura iyo myumvire irakuzirika ukumva ko utajya muri sinema nyarwanda ngo ikwigisha uburara hariya hantu uba ugiye gukina ni nayo mpamvu iyo ugiye gukina ufata irindi zina ry'umukinnyi ugiye gukina ngo bari abantu babiri batandukanye wowe mukinnyi utandukanye n'uriya muntu uba uri gukina niba ari umusinzi ugiye gukina wiswe izina ry'uwo musinzi ugiye gukina ntabwo ari we uri kubikina nta hantu biri buhure n'ingeso zawe rero zo mu buzima busanzwe uragenda ugakina ibyo ugiye gukina byarangira ugasubira mu buzima busanzwe ukaba wa wundi uriwe abantu bakuzi ntabwo rero wavuga ngo kuba wakina role runaka ngo uraza kwigisha ingeso mbi ahubwo uba ugiye gukina uriya muntu ushaka kwerekana ndetse n'inyigisho ugiye gutanga ubundi nyuma bikagagarura muri wa wundi uriwe. Okay, tukiraho rero abantu babyumvise hanyuma tukiraho dukubite intumbero yawe muri sinema nyarwanda. Intumbero yanjye rero niyo kugera ku rwego nifuzaga kugera ku rwego ku buryo nanjye najyana ukajya wowe ati ndori kanaka nkamenyekana ako nabyo bikagerwaho namaze kugera kuri wa mukinnyi nyine ubasha gukina ibintu byose nyine kuba nageze ku rwego buri muntu wese yakwifuza kuba nta bikitegerezo ku wundi muntu uri muri industry ya sinema. Okay, urakoze cyane wakoze cyane Fandere Kizo. Abantu bajyaga bibaza bati ese Kizo ko yambara iriya myenda ese yaba yarabiherewe uburenganzira, ariko ikigaragara cyo nuko imyenda wambaye bigaragara ko ari ya sinema nyarwanda nta bindi biyihisha inyuma. Ikindi cya kabiri kandi kuba uri muri industry ya sinema nyarwanda ntago bikurura uburara ahubwo bikurura
kugira ibyishimo ndetse no kuzamura impano z'abanyarwanda. Hanyuma rero niki kintu wabwira tugera ku musozo, niki kintu wabwira abaguhanze amaso, abagukurikiye ndetse ubutumwa wabagezaho kuri uyu munsi kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu twakoze kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 2025. Urakoze. Icyo navuga rero shingiye kubyo twaganiriyeho, abanyarwanda turashoboye pe. Dushoboye gukina sinema nziza, turabishoboye. Hanyuma aricyo dusaba abadukurikira, mukunde sinema ibyo dukora. N'umutabikunda urumva ibyo dukora nta hantu byatugeza. Tubikorera mwebwe kandi mwe kumva ko ibyo dukora hindura abandi bantu tutari bo, ngo bituzanamo uburumbo, ukatwigisha ingeso mbi. Bira tubikora kugira ngo twigishe umuryango nyarwanda. Hanyuma rero icyo mbasaba no kudushyigikira, mukatuba hafi, haba mu bikorwa, haba mu bitekerezo, kuko ibyo dukora tubikorera mwebwe. Urakoze cyane. Hanyuma akabazo kamwe naye nibagiye kukubaza, nuhe mukinnyi wa filime ufana mu Rwanda? Sibo ni mutangaza nago. Kubera icyitegererezo uguha imbaraga zo kugira ngo ukomeze. Barahari. Nshaka mu nka Kiramani, no bita Kiramani. Ubwo Kiramani ni uguha imbaraga zo kugira ngo ukomere no gukomeza. Ako na Regis nayo nago namwibagirwa. Na Regis nawe buriya nawe mufitira icyitegererezo. Kubera ko munakora ibintu bimwe. Okay. Hanyuma rero mwakoze cyane kubana natwe hano kuri YouTube cyangwa se ku muyoboro mugari wa YouTube wiswe X-Motion TV. Hanyuma mujye mukomeza kubana natwe buri cyumweru tuba tubafitiye byinshi cyane tubagezaho. Ciao ciao.